hirya no hino ku isi usanga amadini atandukanye, ariko washishoza neza ugasanga abayobozi b'ayo madini badafasha abafite imitima itaryarya gukomeza kubaha Imana binyuriye mu kwiga no kwitondera amategeko y'Imana. Nyamara umwe mu bagaragu cyangwa se mu bigishwa ba Yesu yaje kugaruka ku magambo aboneka muri Yohana wa mbere igice cyaho cya 5 umurongo waho wa 3, haranditswe ngo kuko gukunda Imana ari uko twitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo si umutwaro. Ese witondera amategeko y'Imana? Kimwe n'Abayahudi cyangwa se Abisirayeli, ubwoko Uwiteka yari yarironkeye, yabahaye ikimenyetso cyagombaga kubafasha gukomeza kugirana imishyikirano n'Imana babyitondeye. Icyagombaga kubafasha ni iki? Tugisanga mu gitabo cyo mu Gutegeka kwa 2 igice cya 6 umurongo wa 6 kugera ku 9. Birashoboka ko aha hantu uraza kuhasanga icyo nawe usabwa kugira ngo ukomeze ugirane imishyikirano yimbitse n'Imana. Mu Gutegeka kwa 2 cyangwa se Gutegeka kwa 2 igice cya 6 umurongo wa 6 kugera 9 dusoma ngo aya mategeko ngutegeka uyu munsi ahore mu mutima wawe. Burya ngo Abisirayeli bari bafite uburyo bari barasabwe n'Imana ko bagombaga kubaha amategeko yayo. Umurongo wa 7 gukomeza ugira uti ujye ugira umwete wo kwigisha abana bawe. Byumvikana ko Umuyahudi cyangwa se Umwisirayeli yari afite inshingano yo kwigisha abana be amategeko y'Imana. Ngo ujye uyavuga wicaye mu nzu yawe, nuko ugenda mu nzira, nuko uryamye, nuko ubyutse. Byumvikana ko amategeko y'Imana Umwisirayeli cyangwa se Umwisirayelikazi yari afite inshingano yo kwigisha abana be amategeko y'Imana uko baryamye nuko babyutse. Umurongo waho wa 8 ukomeza ugira uti uyashyire ku nkomanyirizo z'inzu yawe no ku byugarira byawe. Byumvikana ko Umwisirayeli yari afite inshingano yo kwitondera amategeko y'Imana. Twibukiranye, ni iki cyagufasha kugira ngo ukomeze ugundire imishyikirano yawe n'Imana? Muri Yohana wa mbere igice cya 5 umurongo wa 3 dusoma ngo kuko gukunda Imana ari uko twitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo nta rushya. Kimwe na Danieli yitwararitse ku mategeko y'Imana, bimuhesha gukundwa n'Imana. None tugiye kurebera hamwe iki byanditswe bivuga cyangwa se bivuga kuri Danieli. Danieli yari umuhanuzi w'Imana, yakomokaga mu muryango w'Abayahudi uzwi cyane. Yabayeho mu kinyejana cya 6 n'icya 7 mbere yo kubara kwacu. Imana yamuhaye gusobanukirwa inzozi, imwereka ibizaba mu gihe kizaza. Yamwerekaga n'ibizaba mu gihe kizaza. Kandi Imana yahaye Danieli umwuka wayo kugira ngo
yandike igitabo cyo mu byanditswe byera cyaje kumwitirirwa. Ikimenyimenyi muri Daniel igice cya mbere umurongo wa 17 dusoma ngo maze abo basore uko ari bane Imana ibaha kujijuka no kuba abahanga mu byo bigishwa no mu by'ubwenge. Ariko Daniel yagiraga ubwenge bwo kumenya ibyerekanwa byose no gusobanura inzozi. Reka turebere hamwe ibya Daniel. Ese yari muntu ki? Daniel yakuriye mu bwami bw'Abayahudi cyangwa se ni Umuyahudi. Yavukiye mu mujyi wa Yerusalemu hafi y'urusengero rwa Yerusalemu. Dore igihe Daniel yavukiye cyangwa se yabayeho ryari. Daniel yabayeho mu mwaka wa 617 imbere yo kubara kwacu. None wakwibaza uti Daniel yisanze ate i Babuloni kandi ari Umuyahudi wavukiye i Yerusalemu? Daniel igice cya mbere umurongo wa mbere dusoma ngo mu mwaka wa 6 Yehoyakimu umwami w'Abayuda ari ku ngoma, Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yateye Yerusalemu arahagota. Mu kugota Yerusalemu ku bwa cya gitero umwami Nebukadinezari yari yateye mu Buyuda, yaje gutsinda ndetse atwara imbohe. Muri izo mbohe harimo n'umwami Yehoyakimu n'umugabekazi n'abagore b'umwami n'inkone ze n'abatware b'ibihugu. Abakura Yerusalemu abajyana i Babuloni ari imbohe. Uko bigaragara Daniel ashobora kuba yari umusore ukiri muto yaje gutwarwa muri abo bantu batwawe ari imbohe. Bibiliya ikomeza ivuga abandi basore batwaranywe na Daniel i Babuloni, ari bo muri Daniel igice cya mbere umurongo wa 6 dusoma ngo muri abo Bayuda harimo Daniel na Ananiya na Meshayeli na Azariya. Daniel ageze i Babuloni we na bagenzi be biswe andi mazina n'umutware w'inkone. Muri Daniel igice cyaho cya mbere ubwo turi kureba uko Daniel yabyanditse nk'uwari uhari. Daniel igice cyaho cya mbere umurongo wa 7 dusoma ngo nuko uwo mutware w'inkone abahimba amazina. Daniel amwita Belshazari, na Ananiya amwita Saduraka, na Meshayeli amwita Meshaki, na Azariya amwita Abedinego. Abo basore b'Abayahudi bageze i Babuloni bahawe imyitozo. Hari hagamijwe iki kugira ngo bahabwe iyo myitozo? Hari hagamijwe gutoranya abanyabwenge bagombaga gufasha umwami w'abami Nebukadinezari kuyobora ibihugu yari yarigaruriye. Tubyemezwa n'iki? Muri Daniel igice cyaho cya mbere umurongo wa 18 kugira 20 dusoma ngo nuko iyo minsi yo kubazana yategetswe n'umwami Nebukadinezari ishize, umutware w'inkone ajya kubamurikira. Bahageze umwami aganira nabo, ariko mu bandi bose
ntihabonetse uhwanye na Daniyeli na Ananiya na Mishayeli na Azariya. Nicyo cyatumye abagira abakozi be. Abakozi bafashaga iki umwami Nebukadinezari? Bamufashaga kuyobora bimwe mu bihugu yari yarigaruriye nk'uko ibyanditswe bibivuga. Igitangaje rero, umurongo wa 20, ndavuga Daniyeli igice cyaho cya mbere umurongo wa 20 hagira hati, hari ikintu gitangaje umwami yaje kubona kw'abo bagabo kw'abo basore bane. Muri Daniyeli igice cya mbere umurongo wa 20 hakomeza hagira hati, mu ijambo ryose ry'ubwenge no kumenya icyo umwami yababazaga, yabonaga barusha abakonikoni n'abapfumu bose bari mu gihugu cye cyose inkubwe 10. Hashize imyaka ibarirwa muri za mirongo, iyo gihe Daniyeli yari afite imyaka 90 y'amavuko. Yahamagariwe i Babuloni. Icyo gihe uwategekaga i Babuloni ni umwami Belushazari. Umwami Belushazari yasabye Daniyeli kumusobanurira inyandiko y'amayobera yari yanditswe ku rukuta. Muri iyo nyandiko Daniyeli yahishuriwe ko Babuloni yari igiye kwigarurirwa n'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Daniyeli amaze guhishura iyo nyandiko, Babuloni yarafashwe. Muri iryo joro Babuloni yarafashwe. Ikimenyimenyi nusoma muri Daniyeli igice cyaho cya 5 umurongo wa mbere wa 13 kugera 31, urabona iyo nkuru yuko Babuloni yaje kwigarurirwa n'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Mu gihe cy'ubutegetsi bw'Abamedi n'Abaperesi, Daniyeli yagizwe umutwaro ukomeye, kandi umwami Dariyo yifuzaga kumushyira hejuru cyane. Daniyeli igice cya 6 umurongo wa 4 kugera 23. Ahagana ku iherezo ry'ubuzima bwa Daniyeli, umumarayika w'Uwiteka yamubonekeye inshuro 2 zose, maze amwizeza ko yari umugabo ukundwa cyane, cyangwa se yari umugabo Imana yakundaga cyane. Ese waba uzi impamvu Uwiteka yabonaga Daniyeli ko akwiriye gukundwa nawe? Daniyeli, nusoma igitabo cya Daniyeli urasanga ko Daniyeli yaje gutegwa imitego myinshi. Cya mbere, baje kumugeragereza mu byo kurya. Daniyeli yanga kugira ute na bagenzi be, banga kwiyandurisha ibiryo bya ku meza y'umwami. Ikindi, Daniyeli yatezwe indi mitego ku buryo yategetswe ko yihakana Imana, ariko biza kuba ngombwa ko Daniyeli akomeza gusenga Imana ubutanamuka. Yemwe yaje no gutabwa mu rwobo rw'intare biturutse mu gukomeza kugundira Imana kwe. Nanone Bibiliya ikomeza igaragaza, cyangwa se ibyanditswe byera bikomeza bigaragaza uko marayika w'umwami Imana yaje kubonekera, cyangwa se yaje guhishurira Daniyeli uko Uwiteka yamubonaga. Igitabo cya Daniyeli igice cya 10 umurongo w'10 kugera 19 dusoma ngo, nuko haza ukuboko kunkoraho kurambyutsa, mupfukamisha amavi n'ibiganza, arambwira ati, yewe Daniyeli umugabo ukundwa cyane, umva amagambo ngiye kukubwira. Haguruka weme, kuko
uyu munsi ngutumweho. Amaze kumbwira iryo jambo, ndahaguruka mpagarara ntengurwa. Aherako arambwira ati, witinya Danieli, kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe, kandi niyo anzanye. Birashoboka rero ko Danieli yari umwe mu bagabo bahangayikishwaga n'uburyo bafatwaga n'ababagize imbohe. Bituma Danieli akomeza gutitiriza Imana, kandi Imana yaje kumwumva. Ngo ariko umutware w'umutambyi, murambabarira, ariko umutware w'ubwami bw'Ubuperesi amara iminsi 21 ambuze. Nyuma Mikayeli, umwe wo mu batware bakomeye, aza kuntabara, ninda mu bami b'Ubuperesi. Nuko none nzanywe no kugusobanurira ibizaba ku bantu bawe mu minsi y'imperuka, kuko byategetswe ari iby'igihe gishize kera. Amaze kumbwira ayo magambo, nshurika umutwe ndumirwa. Maze haza uwasaga n'umwana w'umuntu, akora ku munwa wanjye, mperako mbumbura akanwa kanjye, ndavuga, mbwira uwari uhagaze imbere nti, databuja, ibyo neretswe ko byatumye imibabaro yanjye ingarukamo nkabura intege, mbese nkanjye umugaragu wawe nabasha nte kuvugana na databuja ko nta ntege ngifite kandi ntagihumeka neza? Uwasaga n'umuntu arongera ankoraho, arankomeza, arambwira ati, yewe mugabo ukundwa cyane, witinya, amahoro abe muri wowe, komera, koko komera. Tukivugana mperako ndakomezwa, ndavuga nti, databuja avuga kuko nkomeje. Arambaza ati, uzi ikinzanye aho uri? Dore ubu ngiye gusubirayo kurwana n'umutware w'Ubuperesi. Nimara kugenda, umwami w'Ubugiriki araherako aze. Reka duse nk'abasubira inyuma, twibaze ibibazo bikurikira. Niki cyafashije Danieli gukomeza gukiranuka? Nuko Danieli yakomeje kwizirika ku mategeko n'amahame mbwirizamuco Imana yari yaramuhaye. Danieli, cyane ko yari yarigishijwe n'ababyeyi be, nk'uko ihame riboneka mu Gutegeka kwa 2 igice cya 6 umurongo wa 6 kugera ku 9 ryavugaga, Danieli birashoboka cyane ko yari yarigishijwe n'ababyeyi be uburyo yagombaga kwitwararika imbere y'abantu batubahaga Imana. Ndetse uko bigaragara, Imana yashimye Danieli uburyo yitwararitse mu buryo bukomeye. Niyo mpamvu nasoza ngira nti, ese ukomeza